umuntu umwe ashobora gufata icyemezo cyo gusohoka mu bantu benshi akiyemeza gutekereza, akicara hasi akabara, yarangiza akerekeza ku rugamba rw'iterambere. Nubwo amahirwe menshi ari ayo kumanuka, ariko igihe cyose ufashe urugendo ukarufata wiyemeje, urumva, ukerekeza neza ku gasongero k'umusozi ukareba hejuru, warangiza ugafata icyemezo cyo kudatinya ibizatuma umanuka. Iki gihe ushobora gutangira gutekereza icyatuma uzatera imbere, ndetse ukajya ukora ibintu noneho wabyizeho. Izagusubiza inyuma bari byinshi, ariko iyo ufashe urugendo umwe cyangwa babiri berekeza hejuru kandi bakazagera ku gasongero nk'uko bikwiriye. Rero ikibazo si icyo kuzamuka cyangwa kumanuka, ahubwo ikibazo ni uko abantu bavunwa gutekereza bakanabyanga cyane, kuko ubuzima bw'iminsi kuzamuka nk'umusozi buba bumeze nko gutera cyane bawuvunanye. Nyamara wakwanga gutekereza, ni hahandi uzakenera kuba ari uko watekereje. Abahanga buriya bagaragaza ko abantu benshi banga gutekereza, ariko ni hahandi niba wanze kuvunwa no gutekereza, nta nubwo ufite ubwoba bwo kuzavunwa n'imitwaro y'abatekereje. Ibi bitekerezo duhurire kuri Habigid Nduba TV mu minsi mike iri imbere. Duhuriye mu kiganiro live tukubwira business 10 ushobora gukora, 5 mu cyaro n'5 mu mujyi, ugafata kuri miliyoni y'amafaranga. Hari abantu benshi amafaranga batajya bayakoraho, ariko si uko ari menshi, ariko izi business n'ubundi zifite uburyo zishobora kubyara mu miliyoni menshi arenze, ariko nibura zatanga amahirwe ku gishoro gikeya ukabona miliyoni. Mureke iki tukigira igihe cyiza cyo gutekereza uburyo umuntu wese yava mu bukene, atitayeho wenda ko bitumanura ari byinshi. Hari ibintu bishaka kudushyira hasi umunsi ku wundi, ariko natwe tudashoje ngo turebe kure, ubuzima buzahora ari bumwe, kandi ubundi umuntu azakeneraho kugira ngo arye cyangwa anywe. Niyo mpamvu ngira ngo dukore iki kiganiro turi kumwe 5 kuri 5, bamwe tunatangirane business, muri business 10 bitewe niyo wahisemo. Hanyuma iki gihe birasaba kugira ngo mushyigikire hano kuri YouTube, mukore subscribe, mukore like, share na comment. Hanyuma umunsi nugera tube turi kumwe 5 kuri 5, tuganire turebe ese iyi mishinga 10 yakorerwa ahantu ni yihe, ese yakorwa gute kugira ngo umuntu abashe gufata kuri aya mafaranga y'imboneka rimwe. Hari abantu batayatunga pe, ariko n'ubu uri hano ukadushyigikira, natwe twagushyigikira, bizakunda. Ciao.